amahirwe n'ubumenyi bitandukaniye he, abahanga bivugaho iki, ese twabyifashisha gute kugira ngo rimwe na rimwe tubashe kubibyaza umusaruro. Reka mpere ku ijambo ry'umugabo bita Bar Refael wigeze kuvuga ngo opportunities don't happen, you create them. Ni ukuvuga ngo amahirwe ntabaho ahubwo ni wowe wo kuyarema. Bishatse kuvuga ngo rero abantu bakwiye gusobanukirwa neza ese amahirwe n'ubumenyi bitandukanira he ko abantu benshi bakunda gutegereza amahirwe bikarangira ataje, abandi bakirengagiza ubumenyi bikarangira bababaye. Twihuse rero ngiye kubabwira ibintu nka 5 bitandukanye amahirwe n'ubumenyi mbashe kubona icyo nifuza. Murumva rero ibyo bishatse gusobanura yuko ubumenyi byanze bikunze ni amahitamo, mu gihe amahirwe byo utashobora kuyakontorora. Nizere ko ibyo bintu byumvikana. Nk'urugero, umwana umwe ashobora kuvukira mu muryango runaka, undi mwana akavukira mu muryango runaka. Umwe akavukira mu muryango ukize cyane, hari inkuru ntahagazeho neza. Muraho neza, murakaza neza nanone kuri Mix Venture. Nk'uko twabibabwiye rero tuzakomeza kugenda tubagezaho ibiganiro bibahindura ubuzima kandi bikanabafasha mu buzima bwa buri munsi. Uyu munsi twabateguriye ikiganiro cyiza kijyanye, nk'uko nabibabwiye, ikibazo cyari cyo cyose nibajijeho ngerageza gukora ubushakashatsi kugira ngo ndebe ese abahanga babivuzeho iki, motivation speakers babivuzeho iki, abantu bashobora kuba baragize influence ku bandi babivuzeho iki. Uyu munsi hari ikintu gikunda kuza kenshi mu buzima bwacu kigatuma rimwe na rimwe dufata ibyemezo bishobora kuduteza ibibazo kubera yuko tubifiteho ubumenyi bukeya. Ni ikintu kijyanye n'amahirwe ndetse n'ubumenyi. Hano hari abemera amahirwe, ni byiza nta kibazo rwose. Hari n'abemera ubumenyi, nabyo ni byiza nta kibazo. Niyo mpamvu rero tugiye kureba ese ubundi amahirwe n'ubumenyi bitandukaniye he, abahanga bivugaho iki, ese twabyifashisha gute kugira ngo rimwe na rimwe tubashe kubibyaza umusaruro. Reka mpere ku ijambo ry'umugabo bita Bar Refael wigeze kuvuga ngo opportunities don't happen, you create them. Ni ukuvuga ngo amahirwe ntabaho ahubwo ni wowe wo kuyarema. Bishatse kuvuga ngo rero abantu bakwiye gusobanukirwa neza ese amahirwe n'ubumenyi bitandukanira he ko abantu benshi bakunda gutegereza amahirwe bikarangira ataje, abandi bakirengagiza ubumenyi bikarangira bababaye. Twihuse rero ngiye kubabwira ibintu nka 5 bitandukanye amahirwe n'ubumenyi, dutanga n'ingero zo mu buzima busanzwe, noneho tubone gufata icyemezo cyo kuvuga ngo se ngewe nzakurikiza amahirwe cyangwa nzabigenza gute. Murakaza neza rero kuri Mix Venture. Iki kiganiro nikikuryohera ujye ugisangiza inshuti zawe kugira ngo nazo zikomeze kubikuramo amasomo maze bigufashe mu buzima bwa buri munsi. Twihuse rero, ubundi bavuga yuko amahirwe, luck is random, knowledge is earned. Ahangaha ndabaha urugero. Abantu benshi tuziranye ko kujya ku ishuri ari ikintu cy'ingenzi. Ku ishuri uba ugiye gukurayo ubumenyi. Iyo ugiye gukurayo ubumenyi, ntabwo umuganga ashobora kuvuka iwabo ngo yicare ngo narangiza ategereza amahirwe azamufashe kuba umuntu waba ubaga iki gice cyangwa uvura iki gice cy'umubiri w'umuntu neza. Impamvu abantu bakunda kubigiramo icyo twakita nka confusion cyangwa se icyo twakita bijya kuba amayobera, nuko rimwe na rimwe iyo urebye ubumenyi n'amahirwe bishobora gukora cyane mu bintu bijyanye n'amafaranga, kubera yuko amafaranga niho hantu honyine bitagusaba kujya ku ishuri ukaba wabasha kurusha amafaranga umuntu wize ibyo bintu bijyanye n'amafaranga, ariko ntago waba utarize. Ibyo rero bikadutera kuvuga ngo icyuro ku ishuri ndabyuka bajya bavuga ati igenda wiga cyane usome, ati cyo ikiro cy'amahirwe kiraruta nako inusu y'amahirwe iraruta ikiro cy'ubwenge. Bishatse kuvuga ngo umuntu ufite amahirwe makeya aba arusha umunyabwenge, ariko mu by'ukuri
iyo urebye amahirwe ni random, ntabwo ni random. Iyo bavuze ikintu ko kiri random, ntabwo aza igihe uyashakiye, igihe uyategereje, ahubwo amahirwe aza rimwe na rimwe. Bishatse kuvuga ngo rero ubumenyi bwobwo uba uri tayari yo kuvuga ngo ndashaka kwiga iki kintu. Hari umuntu se kubw'amahirwe ashobora kwicara akamenya gutwara imodoka atagiye kuyiga. Ni ukuvuga ngo rero wafashe icyemezo ushobora kujya kwiga ukabona permis de conduire wenda igufasha ikwemera gutwara ikinyabiziga, ariko ntabwo waba uri aho ngaho ngo wicare ngo amahirwe aze abiguteremo noneho utwara ikinyabiziga. Ibyo ntibijya bibaho. Hari amahirwe rero, ni ukuvuga ngo nagiye kwiga, ariko urumva hari icyo wakoze, hari ikintu wabanje gukora. Nimba wagikoze rero, ayo mahirwe ashobora kugwirira igihe wagiye gukora ikizamini ukaba watsinda ku nshuro ya mbere cyangwa ugatsinda ku ya kabiri. Ariko icy'ingenzi ni uko ugomba kuba wize. Bishatse kuvuga ngo rero abizerera mu mahirwe gusa, hari igihe bayizereramo bikabazanira igihe mu bitekerereze yabo, bagahora bategereje amahirwe bizeye ko bazagera ku bindi bintu umuntu yagezeho, kandi we yarabigezeho yarabanje kunyura mu nzira yo gutegurira ayo mahirwe hazanyura abageraho. Bishatse kuvuga ngo ntabwo warira ko udafite akazi gasaba kugakora ufite ubumenyi bw'umwihariko utarize ubwo bumenyi. Icyo ni icyumvikana. Icya kabiri, umuntu nako icya mbere ubwo ndashaka kuvuga ku muntu ufite diplome nubwo adafite akazi, ariko afite amahirwe yo kugashakisha akaba yakabona, kubera yuko muri requirement cyangwa se mu byo basaba kugira ngo ubashe kubona kari akazi ni uko ugomba kuba ufite diplome. Igihe utayifite rero, icyo gihe nta mahirwe ashobora kukuzira. Excuse me. Ikindi ni lack faith knowledge compounds. Ni ukuvuga ngo lack faith, amahirwe aragenda akarangira, ariko ubumenyi bwo bugenda bwicompounding. Iyo umenye iki kintu yongereho ikindi kintu bikorohera cyane kubibyaza umusaruro. Tugiye gufata nk'urugero, dufate nk'urugero, muzamunyihanganire ntanga ingero zifite aho zifitanye isano na politike, ariko ntanga ingero zizwi na buri wese, kubera yuko ntabwo tuba dushaka kwinjira muri politike cyane. Hari abandi bantu beza muri politike, twe turi beza mu kuvuga ibintu bijyanye n'imitekerereze, amafaranga ndetse n'ikoranabuhanga. Niho tumara n'umwanya wacu dukora ubushakashatsi, ariko ibyo byose bizamo n'ibindi byose nk'ingero. Urugero, nk'umuntu wenda wakoraga muri USAID yagize amahirwe y'uko ako kazi kabayeho biturutse kuri politike ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko amahirwe agira gutya agahita arangira. Hari abantu rero baba bazi ko uwo muntu wagize ayo mahirwe arangiranye nayo. Ngiye kubereka ukuntu knowledge noneho iyo yicompounding. Wa muntu wakoze muri USAID hari ubumenyi yahagiriye, nubwo akazi ke gahagaze, bwa bumenyi yagize bushobora kumufasha kujya gukora ahandi agakora neza bitandukanye na wa wundi wategereje amahirwe ngo azajya abona amahirwe amwituraho cyangwa se agera. Kandi amahirwe ararangira nyine. Nimba rero urirayinga ku mahirwe amwe, byanze bikunze ushobora kubaho ubuzima bwawe bwose ntiyigeraza. Bisaba rero yuko umuntu, ngiye gufata nk'urundi rugero rufatika kugira ngo ubone agaciro k'umuntu ufite amahirwe n'umuntu umuntu amahirwe yarangiranye n'umuntu mbega wagize ubumenyi runaka. Tuvuge umwe ahisemo inzira, turi ku mitekerereze, ahisemo inzira yo gukora kwiba. Yagiye kwiba, bavuga ati ngira amahirwe ntibamfate. Undi aravuga ati ngiye kwiga iki kintu ku buryo nzi icyo nshaka icyo ari cyo cyose. Bivuze ngo mu mitekerereze yabo umwe yahisemo inzira ipfuye, ariko nawe still agomeza kwizera mu mahirwe yuko yifuza. Nta muntu ujya kwiba ateganya ko bamufata, kuko azi ko bamufata bashobora kumuryoza ibyo yibye inshuro zikubye 7 nk'uko n'ubundi na Bibiliya bivuga. Ariko niba wowe wafashe icyemezo cyo kuvuga ngo ngiye gushaka ubumenyi bwanjye buzamfasha kugira ngo mbashe kubona icyo nifuza, icyo gihe ubumenyi bwawe bugenda bwicompoundinga. Iyo ubaze kubona kimwe, bishobora no kuguhesha amahirwe yo kubona ikindi. Bishatse kuvuga ngo umuntu ufite experience nini cyane ahabwa amahirwe menshi yo kubona akazi, mu gihe wa wundi we utirigeze ushaka ubumenyi, ntagire na experience, utegereje amahirwe kwa muzaho, birangira atamugezeho kubera yuko atigeze ategura inzira yayo yo kugira ngo amugereho. Icya gatatu ni nkuko twavuga ngo luck is uncontrollable, knowledge is a choice. Nuvuga ngo amahirwe
ntabwo ushobora kuyakontorora ngo wenda uvuge ngo ndashaka kuyashyira mu nzira yanjye amahirwe ajya ahora aza iwanjye. Ni ibintu biri uncontrollable. Tuvuge ngo ugiye gutangira business ariko abakiriya bose batekereza igitekerezo cya service utanga cya product ucuruza bahita bazi wawe. Ntabwo bishoboka, ntabwo ushobora kubikontorora. Icyo ushobora gukontorora cyonyine ni ukugira ubumenyi bwo gukurura ba bakiriya, noneho ukabuteguye inzira y'amahirwe kugira ngo babashe kukugeraho. Nizere ko ibyo bintu byumvikana. Ngiye kubaha n'urundi rugero. Thomas A. Edison, nkunda kumuvuga cyane, bamutanzeho urugero ahantu henshi ku nkuru izwi cyane. Ni umugabo w'umunyamerika w'umuhanga cyane bita Great Inventor, wavumbuye ibintu byinshi. Mu cyo yavumbuye itara. Tekereza nk'umuntu watekereje akavuga ati ngewe ndabona abantu bakora igihe gito, yangiye gushaka uburyo nazana urumuri ruzajya rucana nijoro ku buryo abantu bakoshora kongera amasaha yo gukora. Tekereza rero agatangira ya failinze inshuro ibihumbi 10, agategura experiment yarahize agafailinga. Ndabizi neza hari abantu benshi bizera amahirwe ushobora kubwira ati wowe kanda buto ukora igitangaza nk'icyo Thomas A. Edison yakoze akatuzanira itara. Wowe ujye ukanda buto gusa, ntutegure experiment ngo failing wongere utegure indi. Wowe kande buto. Hari abantu babwira ngo nugeze ku nshuro y'ibihumbi 11 igitangaza kirahita kiba. Hari abarangiriza nko ku 100 cyangwa 50, hari n'abatakanda ngo bageze no kuri 200 kubera yuko bizera yuko amahirwe ubwo byanze. Bishatse kuvuga ngo rero knowledge is a choice. We yahisemo kuvuga ngo nzagerageza kugeza igihe mbiboneye. Nimba ari ubumenyi binsaba kugira, nzagerageza mbushakishe kugeza igihe mbugiriye mbashe kubona icyo nifuza. Murumva rero ibyo bishatse gusobanura yuko ubumenyi byanze bikunze ni amahitamo, mu gihe amahirwe byo utashobora kuyakontorora. Nizere ko ibyo bintu byumvikana. Nk'urugero, umwana umwe ashobora kuvukira mu muryango runaka, undi mwana akavukira mu muryango runaka. Umwe akavukira mu muryango ukize cyane. Hari inkuru ntahagazeho neza nigeze kumva na mugenzi wanjye, ariko nizera yuko atajya abeshya. Y'abana babiri bari bafite ababyeyi basigiye imitungo ifite agaciro ka $1,500,000. Umwana w'umuhungu n'umukobwa. Umwana barayije barabigurisha barayagabana. Uwo mukobwa aramubwira ati "Giye nigiriye hanze ndafata $1,500,000, nawe miliyari niza nuyibanimwe bizaba bibaye ibyawe." Birangiza wa mwana ajya kureba match muri za Manchester, yavuye mu Bufaransa bamudeportinze agarutse mu Rwanda. Uwo mwana igihe yajyaga gusaba yakwakaga nk'inzoga, yavuga ati "Wampaye ka Hennessy cyangwa ka tequila." Ntabwo yari azi kuvuga inzoga zino zisanzwe abantu bamenyereye, yavugaga za nzoga nyine yamenyereye kunywa agifite amafaranga kugeza igihe ashiriye bakamudeportinga. Bishatse kuvuga ngo rero niba wowe wagize amahirwe yo kuba wavukiye aho hantu. Hari n'umugabo w'umuhanga wavuze ngo kuvuka uri umukene si icyaha, ahubwo gupfa uri umukene ni icyaha. Kuko tuzi yuko abantu 80%, ubushakashatsi bugaragaza ko 80% baba miliyonea nta bayigezweho babiraga mu binyejana bibiri bikurikirana. Nibo yagiye aturukaho. Bishatse kuvuga ngo rero niba wemeye amahirwe ugategereza ngo hari abagenewe gukira no gukena aho kuvukira, ibyo ngibyo mwumva neza uburyo nasobanuye amahirwe na knowledge. Ntabwo nshaka kugaragaza ko kimwe kitabaho ikindi kibaho, ahubwo ndashaka kugaragaza ububasha ufite kuri kimwe ku kindi. Noneho kugira ngo ubashe gutegura amahirwe menshi nuko ugomba gushiftinga mindset yawe, ukava muri mu kwizera amahirwe, ahubwo ukava mu kwizera mu bumenyi bugufasha gutegurira inzira z'amahirwe. Nizere ko icyo kintu cyumvikana. Ikindi, lucky people wait, knowledgeable people create. Nukuvuga ngo abantu bizerera mu mahirwe bo barategereza, akavuga ngo amahirwe azanzira. Ariko abantu batekereza Socrates yigeze kuvuga, nkunda kuvuga mu mitekerereze, Socrates yigeze kuvuga ngo hari abantu bategereza basubiza ibibazo mu buryo buboroheye cyane, uburyo bwo ku rwego rw'ibanze. Urugero, yabona umuntu ukize wagahita avuga ngo ni umunyamahirwe. Mujya mubyumva abantu benshi babikunda gukoresha ibyo bintu. Iyo wizereye muri ubwo buryo rero, ukumva yuko umuntu wakize wese ari umunyamahirwe, ukumva ko nta ruhare yabigizemo cyangwa se ngo wite ku nzira yanyuzemo kugira ngo abashe kubona ibyo bintu yifuzaga cyangwa akire.
wowe ukomeza gutegereza ko nawe uzabigeraho kandi ntushobora kubigeraho utanyuze mu nzira nk'iyo yanyuzemo. Ubashe kuyimenya ukayinyuramo, nawe urimo utegura amahirwe aho azanyura kugira ngo akugereho yaya amahirwe yabonye, kugira ngo abe uwo muntu nawe ube wabasha kuba uwo nguwo. Kandi bajya banavuga ngo niba utarakomotse ku muryango ukize, basi uzareka umuryango ukize ugukomokeho. Icyo si igitekerezo cyiza? Reka tuzabafasha kandi guhindura imitekerereze ku buryo mubasha kumva yuko ukuri umuntu atakwiye kugenda gukwepa. Niyo mpamvu avuga ngo knowledgeable people create. Abantu ubundi Socrate ndetse n'abandi bantu b'abahanga b'abafilozofi bigeze classifyingamo abantu. Hari abantu batuma ibintu biba, hari abantu bakurikirana ibintu biri kuba, hari n'abantu batazi biri kuba. Ibyo bishatse kuvuga ngo muri makeya abatuma ibintu biba ni babandi bari knowledgeable, bazi icyo bashaka bakamenya n'ikintu bashaka gukora. Ariko bakunda no kubivuga no mu buryo bw'amateka. Hari amateka, hari abari kwandika amateka, hari abari gusoma amateka, hari n'abatazi amateka ari kwiyandika cyari kuba. Bishatse kuvuga ngo rero wowe uri hehe? Uri kwandika amateka ari gutegura igikorwa binyuze mu mitekerereze yiwe, nkuko James Allen yabivuze. Byarangiza ikintu cyose kiremwa kabiri akarema ikintu, amahirwe akayarema. No kuvuga ngo nimba utaratangira business, nimba utaratangira igikorwa runaka cyakwinjiriza amafaranga, uritega ko amafaranga azakuzaho akuguyeho nk'imvura cyangwa nk'amanu, nkuko impano yageze kubaho ngo rimwe muri Bibiliya bajya babivuga. Bishatse kuvuga ngo rero ni icyo kintu cyo kumenya ngo knowledgeable people they create. Bahora bashaka inzira zo kugira ngo amahirwe abashe kubageraho. No kuvuga ngo niba uzi ko amazi atemba amanuka, ukaba ushaka ko amazi azaza ari menshi mu cyerekezo cyawe, urajya aho atemba ajya. Naho nujya haruguru aho atemba ava, rimwe na rimwe ashobora kuzarangira atakugezeho. Bishatse kuvuga ngo rero ugomba gucreate iyo nzira ishobora gutuma amahirwe akugeraho. Icya gatanu ari nacyo cya nyuma, luck is an event, knowledge is a process. Wumve neza, amahirwe ni ikintu kibaho rimwe kikarangira. Perezida wa Repubulika Paul Kagame yigeze kuvuga ngo ntabwo amahirwe azigera aza ngo akomanga gushakisha aho uri, ahubwo wowe niwe uzahaguruka ya process rero ukagenda ukomanga ushakisha aho amahirwe ari. Bivuze ngo nutaramuka ushakishije amahirwe ukayategereza, bizarangira utayabonye. Niyo mpamvu ushobora kuvuga ngo uriya muntu umunyamahirwe, Yesu ndi umunyamahirwe. Kubera yo ugenzuye neza wasanga uriya muntu impamvu ari umunyamahirwe, hari uburyo yateguriye amahirwe ahazanyura maze akahanyura akamugeraho, bigatuma abona icyo yifuza wowe utabashije kubona. Kandi baranavuga ngo niba utarigeze ukora icyo utigeze ukora kugira ngo ubone icyo utigeze ubona, wikirwa ugitegereza. Niba utarigeze uhindura niba ushaka ko ibintu bihinduka inyuma, banza uhinduke imbere. Kubera yuko none se iyo uteye urubuto ubundi ruhita rumera ako kanya, runyura muri process. N'ubumenyi rero kugira ngo bujye mu mutwe wawe bugufasha. Ikintu nabizeza, ntazagira umuntu uvuga ngo yabuze amahirwe, komeza ushakishe. Na Thomas Edison yatsinzwe inshuro 10,000. Kuba yaraje gutsinda nyuma y'ibyo bihumbi byose, rero gutsindwa si ikibazo. Ahubwo ikibazo twebwe dukunda kugira nuko ku ishuri barwanya gutsindwa. Kandi buriya gutsindwa nibwo buryo bwiza bwo kwigenzura, ukareba aho utabikoze neza ukabikosora ukazabikora neza. Abahanga bo banadefinisa ubugoryi nko guhora ushaka gukora ikintu kimwe ukitega umusaruro utandukanye. Ni nk'urugero, ubugoryi wahinze amashaza usarura amashaza, kandi wowe washakaga ibigori. Wareze ukavuga ati wenda uno mwaka wasanga uno mwero ari uko wagenze, reka nongere mpinga amashaza ndebe ko noneho nzasarura ibigori. Ibyo tubizi mu isi kamere. Bishatse kuvuga ngo mu isi ibitekerezo naho nuko biteye. Iyo utekereza ibitekerezo bizima, ugatekereza ukizerera mu mahirwe ko amahirwe azaza gusanga aho wicaye cyangwa azaza yizanye, ntutegure inzira azanyuramo kugeraho, uzarinda upfa utayabonye rwose. Genda bikubwiye, wabyumva ubyumve, wabyemera ubyemere, wabyanga ubyange. Ariko icyo nakwizeza, niba ushaka amahirwe runaka, tuvuge n'urugero, urashaka kuzaba wenda umuntu ukize cyangwa se ufite amafaranga menshi, iga
inzira banyuramo kugira ngo babashe gukira. Numara kuyimenya tangira ushyire mu bikorwa. Kwiga iyo nzira rero, kugira ubwo bumenyi niko gutegurira ya mahirwe yo kugira ngo uzabashe kubumukira. Naho nutabyiga ntunabishyire mu bikorwa, ubundi nagira ngo batandukanyirize utuntu tutatu abantu badakunda kubasha gutandukanya tuvugika mu cyongereza neza. Abantu bajya bakunda kwigisha muri Bibiliya ngo ninde muntu waruzi ubwenge bwinshi, ngo ninde muntu wasabye neza. Muribuka umuntu bita Salomoni. Salomoni bavuga ko ari we mugabo wasabye neza Imana. Imana yaramajije ati se wumva wifuza iki Salomoni? Salomoni aratekereza aravuga ati ndashaka ubwenge. Twebwe mu Kinyarwanda tubivuga nk'ubwenge, ariko hari ikintu bita mu cyongereza wabisobanura neza nko mu cyongereza mu ntuze eshatu. Hari knowledge, hari understanding and wisdom. No kuvuga ngo knowledge ni ubumenyi, understanding ni ukumva neza, wisdom ni ugufasha gushyira mu bikorwa. Umuntu ashobora kuba ari umuganga avura indwara ari umujenikologe, yarangiza akarwara sida. Ikintu afite knowledge, afite na understanding kuko avura abandi bantu, ariko ikintu yabuze ni wisdom, gushyira mu bikorwa bya bintu azi. Natwe rero kuri Mix Venture turabasaba ko mwagira ibyo bintu bitatu. Icyambere, numara kubona ubumenyi yuko amahirwe buri gihe urayacreatinga kuruta uko uyategereza. Ubwenge bwo ubufiteho control 100%. Icyo ushaka kwigura kiga ukiha n'igihe ukakiga ukanakimenya, nimba ari n'ikimenyetso kigaragaza ko wakimenye kigatangwa. Urugero, kujya kwiga gutwara imodoka, gutwara ikinyabiziga icyo ari cyo cyose, kujya kwiga imibare, kujya kwiga physique, kujya kwiga kuba engineer. Ibyo byose ushobora kubyiga warahize ukabona na diplome yabyo. Ariko ushobora kubyiga nanone ugakomeza ukizerera mu mahirwe, aho kugira ngo ujye gushakisha akazi unakomange aho wumva aho ufite ubumenyi ubwo ari bwo bwose watanga, ugategereza bikazarangiza ushaje nta n'akazi ubonye kandi abandi bari gusarura imbuto mu byo babibye. Rero hari umugabo w'umuhanga witwa Gary Player yigeze kuvuga ngo the harder I work, the luckier I get. Uko nkora cyane niko ngenda ngira amahirwe menshi. Gukora cyane, nimba ushaka gutegura amahirwe rero kora cyane, tekereza, hindura imitekerereze, wikumva ko wizereye mu bintu. Niho mpamvu abantu bizerera mu mahirwe kubasikaminga biroroha, kuko bakina n'amarangamutima yabo bari imbere mu kwizera muri ya mahirwe, barangiza bakababwira ati rero zana 10,000 nzaguha 20,000 cyangwa 30 ejo bundi. Ese ubwo wumva agiye kuya printinga, ni iki kintu wowe wakora utekereje n'ubwenge ushingiye kuri experience yawe ukajya ubasha gukora amafaranga 10,000 inshuro ebyiri? Wari uzi ko ufashe inote y'100 ukajya uyikuba kabiri mu myaka wenda waba ushigaje yo gukora? Niba ukiri mu myaka munsi ya 30 cyangwa 30, wazasaza uri umukire wa mbere mu Rwanda. Ubwo no kuvuga ngo mu mwaka wa mbere ukagira 200, mu mwaka wa kabiri ukagira 400, mu mwaka wa gatatu ukagira 800, ugakomeza gutyo ayo wabashije kubona umwaka ubanza akazaba opening balance, end balance ikazaba yikubye kabiri mu mwaka usoza. Wazasaza uri umukire wa mbere. Murakoze cyane rero kuba mwakurikiranye iki kiganiro. Turabasaba yuko imitekerereze yanyu, ibitekerezo byanyu byaba byiza bishingiye kandi ku bumenyi kuruta uko bishingiye ku gutegereza amahirwe, kuko ubumenyi bubaha amahirwe yo gufungura imiryango y'amahirwe kugira ngo izi bahundagaraho inabasanga. Turabakunda cyane, tubifuriza ibyiza, mukomeze mugire ibihe byiza, naho butaha.